الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى سائر الأنبياء المرسلين وعلى آل بيت رسول الله وعلى صحابته الكرام وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار ومن الضلالة. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala waturemye kandi akaturemera n'amafunguro adutunga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo yadutereranye mu buryo bw'imyemerere, ahubwo yatwoherereje intumwa n'abahanuzi kugira ngo baze batwigishe iyobokamana nyaryo, batwereke n'inzira nyayo izatugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala by'ukuri. Bityo uzumvira izo ntumwa azajya mu ijuru, n'uzazigomekaho akazisuzugura azajya mu muriro utazima. Imana y'Igisani iturinde. Amahoro n'imigisha nibigwire kandi nibisakare ku ntumwa yacu umukunzi wacu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, we n'izindi ntumwa zose ndetse n'abahanuzi, abiwe mu rugo n'abasangirangendo be, natwe twabakurikiye n'abandi bazabakurikira inyuma yacu kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah ko yadushyira muri abo ngabo, akazadukura kuri ino si turi abayisilamu beza kandi nyakuri. Amagambo meza ni amagambo y'Imana, n'umuyoboro mwiza n'umuyoboro twigishijwe kandi tweretswe n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ari wo murongo w'Islam. Ibintu bibi n'ibihimbano, kubera ko ibihimbano birayobya kandi ubuyobe bwose buganisha mu rutazima. Imana y'Igisani turinde ubuyobe kandi turinde n'umuriro utazima. Iyo uyobye ntabwo ugera iyo washaka kujya, uraguma ukarindagira ntuzagere iyo wajyaga. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugumye kuganira ku mateka yaranze abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu. Turacyari kuvuga rero kuri ba basangirangendo 10 Imana yemereye ijuru bakiri ku isi. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikabagezaho iyo nkuru bakiri mu mubiri. Uyu munsi turi kumwe n'umusangirangendo wundi rero witwa Said ibn Zaid, Imana y'Igisani mwishimire. Nawe ari muri ba basahaba 10 Imana yemereye ijuru bakiri ku isi. Amazina ye yitwaga Said mwene Zaidi mwene Amri mwene Nufair mwene Abdul Uzza mwene Riyah mwene Abdullahi mwene Qurut mwene Rizah mwene Adi mwene Ka'ab mwene Lu'ay mwene Khalib mwene Fihri mwene Maliki mwene Nadri mwene Kinana mwene Khuzaima mwene Mudrika mwene Ilyas mwene Mudar mwene Nizar mwene Ma'adi mwene Adnan. Yakomokaga mu bwoko bwa Quraishi, ubwoko bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubwoko bwari bukomeye cyane kandi bunubahitse ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mujyi wa Makka, ndetse nibo babaga ari abayobozi bakomeye, ndetse nabo bari bashinzwe kurinda Al-Kaaba. Yakomokaga mu muryango
w'Abadawi. Yavukiye i Maka rero mu gihugu cya Arabia Saudite qabla al-hijra. Yavutse mbere yo kwimuka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijya i Madina ho imyaka 22. Bivuze ngo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimuka ijya i Madina yari afite imyaka 22. Icyo gihe hari mu mwaka wa 600. Tubaze duhereye ku ivuka rya Yesu mwene Mariya. Yavukanaga n'umukobwa witwaga Atika, umukobwa wa Zaid. Abagore yashatse umugore witwaga Fatuma, umukobwa wa Khattab, n'uwo bitaga Hazima, umukobwa wa Qais, n'uwo bitaga Umama, umukobwa wa Dujayj, wavaga mu bwoko bw'aba Hassan. Nanone kandi yashatse umukobwa witwaga Jarisa, umukobwa wa Suwaid mwene Samit, ndetse ashaka na Khalidi na Bashir, umukobwa wa Abi Mas'ud al-Ansari. Ashaka n'uwo bita Dubukhu, umukobwa wa al-Asbagh mwene Shu'aib. Abana yabyaye b'abahungu, yabyaye uwitwaga Abdullah al-Akbar, ngo ni Abdullah mukuru, ndetse na Abdullah al-Asghar, Abdullah muto, Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman mukuru, na Abdurrahman al-Asghar. N'uwitwaga al-Aswad, ndetse na Talha, na Muhammad, na Khalid, na Zaid. Aba ni abana b'abahungu yari yarabyaye. Naho abana b'abakobwa yari yarabyaye, yabyaye witwaga Hasan al-Kubra, ni Hasan mukuru, na Hasan as-Sughra, ni Hasan mutoya. Habib al-Kubra yabyaye n'umukobwa witaga Habib mukuru, ndetse na Habib mutoya. Undi mukobwa we yitwaga Zaid al-Kubra, na Zaid mukuru, na Zaid as-Sughra. Yari afite n'undi mukobwa witaga Aisha, n'uwitwaga Hafsa, n'uwitwaga Atika, n'uwitwaga Zainabu, n'uwitwaga Salama, n'uwitwaga Musa, n'uwitwaga Nu'man, n'uwitwaga Sa'id, n'uwitwaga Khalid, n'uwitwaga Salih, n'uwitwaga Abdul Hawla, n'uwitwaga Zujla. Aba bari abana be b'abakobwa yari yarabyaye. Nk'uko twabivuze, ni umwe mu basahaba 10 intumwa Muhammad sallallahu yahaye inkuru nziza y'ijuru. Imana yabemereye ijuru bakiri ku isi. Kana min al-muhajirin al-awwalin, yabaye mu Islamu ba mbere bimukanye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu bava i Maka bajya i Madina. Bakana min sadat as-sahaba, ndetse n'umwe mu basahaba bakomeye bari bubahitse imbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'ikimenyetso kibyerekana kurenza ibyo ngibyo nuko ari yarari mu basahaba 10 bahawe inkuru nziza y'ijuru bakiri ku isi. Shahida al-mashahida kullaha ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yarwanye ingamba zose n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ghazwat Badri, keretse urugamba rwa Badri nirwo atashoboye kwitabira. Haythu kana qad ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa Talha ibn Ubaydillah litajassusi ala akhbar Quraysh. Kubera ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yari yamuhaye misiyo we n'uwitwaga Talha mwene Ubaydillah, misiyo yo kujya kuneka no kugira ngo imumenyere amakuru ndetse n'umwuka Abakuraishi bari bafite kugira ngo abashe guhangana nabo ndetse no kurwana nabo. Nk'uko bimenyerewe cyangwa se bizwi ku ngamba izo arizo zose, bisaba kugira ngo ufite amakuru y'uwo muhanganye cyangwa se y'umwanzi, ukamenya uburyo ahagaze, ukamenya umwuka afite uko umeze, ukamenya ingabo afite uko zingana, ukamenya intwara afite uko zingana n'ubushobozi bwazo, ndetse ukanamenya na morale y'abasirikare muri rusange uko ihagaze, nimba koko biteguye kurwana. Ibi byose ni ibishobora gutuma utsinda urugamba. Iyo udafite amakuru rwose ku gice kimwe uba wamaze gutsindwa, ku gice kimwe uba wamaze gutsindwa. Ntago urugamba rurwanwa no kurasa gusa, ahubwo n'amakuru nayo agira uruhare mu kuba ushobora kuba watsinda urugamba. Ntago rero Said mwene Zaid yabashije kwitabira urugamba rwa Badiri, ndetse na Talha bin Ubaydillah ntabwo babashije kwitabira uru rugamba rwa Badiri kubera ko ntibari bahari. Bari bari muri iyi misiyo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari yabahaye yo kujya kuneka Abakuraishi kugira ngo bamenye uko bahagaze n'umwuka bafite uwo ari wo. Baje kugaruka rwose ndetse n'urugamba rwaramaze kurangira. Ariko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubera ko bari bari muri misiyo y'urugamba, n'ubusanzwe yagumye kubabara nk'abarwanye urugamba, ndetse n'iminyago yavuye muri uru rugamba nabo yabageneyemo umugabane nk'abantu bari bari ku rugamba. Said mwene Zaid yaje no kurwana urugamba rwa Yarmouk. Uru rugamba narwo ni urugamba ruzwi, urugamba rwa Yarmouk rwabaye mu mwaka wa 15 Hijriya. Tubaze duhereye nyine kwimuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iva Maka ijya Madina. Iyo tuvuze Hijriya ni icyo tuba dushaka kuvuga. Hari mu mwaka wa 636, tubaze duhereye ku ivuka rya Yesu mwene Mariya. Uru rugamba rwabaye hagati y'Abayisilamu ndetse n'Abaroma, rubera ahitwa Yarmouk. Ni nayo mpamvu rwiswe iryo zina, kubera ko rwabereye ahitwa Yarmouk. Icyo gihe ingabo z'Abayisilamu zageraga ku 36, naho ingabo z'Abaroma zageraga ku ngabo 240. Hari ku gihe cy'ubuyobozi bwa Umar ibn Khattab. Urugamba rwabashije kumufata igihe kingana iminsi 6 yose kugira ngo rugere ku musozo. Rwari ruyobowe n'intwari ikomeye cyane ku rugamba, umusangiranye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urugamba yabaga arimo rwose rwabaga ruteye abanzi ubwoba. Yewe n'igihe yari ataraba umuyisilamu, akiri ku ruhande rw'abahakanyi, rwose abasilamu nabo byabateraga ubwoba kujya guhangana na Khalid ibn Walid. Yari indwanyi akataraboneka, yari kamanda akataraboneka. Ugiye kumuha ipeti nk'ubu ngubu kuri iki gihe turimo, rwose wamuha ipeti rya generali, wamuha ipeti rya generali furu wuzuye.
uru rugamba rero rwaje kurangira abayisilamu batahakanye intsinzi, nubwo bari bakeya 36,000 bari guhangana n'ibihumbi 240, ariko kubera ko nta kinanira umutima ushaka, byarangiye rwose abayisilamu batahukanye intsinzi, batsinze 36,000 bitsinze 240. Mana nyagasani yishimire abasahaba n'abasangira ingendo b'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, rwose baritanze kandi bakora n'ibyo akataraboneka. Si ibyo gusa rero, yaje no kwitabira urugamba rwabereye i Dimashq, aha ni muri biriya bihugu bya Syria na za Jordan. Babanjije kugota Dimashq, hanyuma birangira banayibohoje. Aha naho uyu Said mwene Zaidi yarahari, kandi ari mu bakamandazi nanone bakomeye, ndetse byaje kurangira Abu Ubaida ibn al-Jarrah amugize umuyobozi wayo, kubera ko uyu Abu Ubaida niwe wari kamanda ukomeye muri urwo rugamba. Bamaze kuhafata rero, ingabo zakomeje kurwana mu bindi bice, hanyuma uyu Said ibn Zaidi agirwa umuyobozi w'ahangaha Dimashq. Yaje rero kwitaba Imana nk'uko ari inzira yacu twese. Yaje kwitaba Imana mu mwaka wa 51 Hijriya, tubaze duhereye ku iyimuka ry'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hari mu mwaka wa 51. Yitaba Imana afite imyaka 70 n'imisago, apfira ahitwa Aqiq, ni mu gihugu cya Arabia Saudite naho hafi ya Maka. Ajyanwa i Madina, niho umurambo wagiye gutunganyirizwa, niho wagiye kogerezwa ndetse uranambikwa. Yogejwe na Saadi mwene Abi Waqas. Uyu nawe twavuze amateka ye, twabonye we ko yitabye Imana mu mwaka wa 55 Hijriya. Rero Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala rwose imwakire, imushyire mu beza, igume kumwishimira ndetse no kumugirira impuhwe. Twebwe tukiriho, Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala turayisaba ko yaduha kurama no kuramuka, ikaduha amagara n'ubugingo, ikaduha kugira ubuzima buzira umuze, ikaduha imbaraga zo gukora ibikorwa by'indashyikirwa, ndetse no kurangwa n'ubutwari nk'ubwo twumvana abasangira ingendo b'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Izaduhe kuva kuri ino si rwose tutanduranije, kandi rwose izaduhuze n'intumwa ndetse n'abahanuzi n'abasangira ingendo b'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, izadushyire mu ijuru aho yateguriye abizera. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.